Yes, rero reka nongere nkohereza ikaze kuri iyi channel ya Stone TV. Gukanda subscribe ni ingenzi kuri wowe cyane ko twebwe ntago tuba tukwingingira gukanda subscribe kuko ibi bintu ni wowe biba bizagira inyungu. Iki kiganiro ni wowe kiba kizafasha mu buzima bwa buri munsi. Yes, rero nimba wagiriye amahirwe yo kumva kino kiganiro ndagira ngo nkubwire ko utigeze uyobana gake cyane, uri mu nzira nziza, uri mu nzira y'ukuri. Yes, uyu munsi rero ngiye kuguhereza ibintu bitanu nkuko nabikubwiye, top 5 y'ibintu bitanu bishobora kuranga nimba umugabo wawe ajya guca inyuma cyangwa se umugore wawe ajya guca inyuma. Yes, uyu munsi rero ntukumena umuceri. Kumena umuceri ngira ngo murabizi, ni hahandi iyo umuceri umenetse buriya ntago abantu benshi babasha kuwuyora. Aka kanya aho umuceri umenetse akenshi ntago ubuzi ngo ntago uba wabyiteguye kuri bwameneke. Niyo mpamvu rero abantu bakunze kubyitirira kumena umuceri, kuko umuceri umenetse ntago ushobora kuwuyora wose. Rero nanjye niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi mena umuceri, ahubwo ndagira ngo mvuge ngo we musore nawe mukobwa, umubyeyi cyangwa se umugabo nawe mugore, uyu munsi mwegere hino mbamenera ibanga rishobora kukwereka nimba umugabo wawe ajya guca inyuma cyangwa se umukobwa mukundana ajya guca inyuma cyangwa se umusore mukundana cyangwa se umugabo mukundana ajya guca inyuma. Muri tayari cyane? Rero njyewe Nitsimana Jean Bosco nkuko nabikubwiye, ufata ikaramu yawe ndetse n'agakayi nkwereka ibintu bitanu ushobora kuzagenderaho, ubundi ugafata umugabo wawe nimba ajya guca inyuma cyangwa se umukobwa mukundana cyangwa se umugore, ibyo byose ukagenda ubimenya. Kandi bino bintu bigomba gukorwa mu buryo bw'ibanga cyane ukavumbura umugore wawe. Muri iyi minsi rero hadutse utujama tw'amafuti nkuko sinibuka neza cyane umuhanzi wabiririmbye nimba ari Neri Ngabo, sinibuka neza cyane, ariko bagiye bavuga ngo utujama tw'amafuti. Uko tujama tw'amafuti mwita utujama tw'amafuti nitwo tugira gutyo tukabinoza ku bashiri bacu, tukabinoza ku bagore bacu. Ni gute rero wamenya yuko umugore wajya kubinoza n'akajama k'amafuti? Hari abagore benshi cyane bajya babinoza n'abahungu bakiri batoya, ugasanga umugore ushaje cyangwa se umukecuru navuga nta kwiyubaha agira muri we, kugenda byamana n'utuntu tw'udusore cyane bihera bundi mu buriri. Ibyo bintu byose iyo umuntu atabasha kwiyamenya muri kiriya gihe cyo gutera akabariro cyangwa se akenshi umugore bashakanye akunda kuguca inyuma. Ibi bimenyetso rero nanone cyane abantu bireba bishobora gufatisha cyane abakobwa babyibushye cyane cyangwa se abakobwa bagira ibibuno binini cyangwa se abamama babyibushye cyane. Muri ubwo buryo abo benshi nibo bakunze kugaragaraho ikintu cyo gucana inyuma. Hari mu mwaka rero wa 2023 ubwo hakozwe urutonde ngarukamwaka rwaranze abantu bagiye bafatirwa mu bikorwa byo gucana inyuma cyangwa se abantu bagiye bagwa mu bikorwa byo gucana inyuma, akenshi rero bagendeye ku bipimo bigiye bisanzwe, haba mu ngano cyangwa se mu buryo bundi, bagiye basanga yuko abantu babyibushye cyane cyangwa se bafite umubyibuho ugaragara cyangwa se bafite imiterere myiza aribo bakunda kugaragaraho mu gucana inyuma cyane. Ikintu rero bibanzeho cyane nanone gishobora kuba gituma abantu babyibushye kuno cyangwa se bateye muri buno buryo bashobora kuba baca inyuma abakunzi babo. Ndi kuvuga hano ku bagore, ndaza no kuvuga ku bagabo. Cyane baje gusanga ku bagore abantu babyibushye cyangwa se bameze kuno imiterere yabo ikunda gukurura umusore cyangwa se umugabo. Ibi ngibi bigatuma umusore uwo ari we wese cyangwa se umugabo uwo ari we wese yifuza gushyiraho buri kimwe cyose afite kugira ngo abashe kuryamana n'uyu muntu. Ibi ngibi rero bikaza kuba byabyara ingaruka yo kuza gucana inyuma hagati y'abantu bashakanye. Rero nanone ni ibiki biranga umusore nanone ucana inyuma? Nabwo hari muri uwo mwaka bakoze urutonde rw'abagabo bahereye mu mujyi wa Washington muri Amerika, bakoze urutonde rw'abagabo bakunda guca abagore babo inyuma. Ni abagabo bameze gute? Ni bagufi cyangwa se ni barebare cyangwa se ni abagabo bananutse? Aho bose rero nago hagira ingero z'abagabo bacana inyuma. Uwunanutse cyangwa se igikuri cyangwa se umuremure uwo wese yashobora gucana inyuma. Ahubwo dore ibintu biranga cyane abantu bagiye bagaragara mu bikorwa nk'ibi ngibi byo gucana inyuma hagati y'abantu bashakanye. Abagabo kenshi bakunda kugira akazi cyangwa se akazi koroheje, babona amafaranga mu buryo bworoheje. Ahangaha ndaza kuvuga mu buryo bworoheje cyangwa se amafaranga menshi ariko mu buryo butabavunnye. Abangaba bakunda guca inyuma abagore babo. Harimo rero ku mwanya wa mbere basanze abahanzi
abahanzi babarizwa mu bijyanye n'imyidagaduro cyangwa se mu bintu byo gushimisha abantu, abangaba baje gusangwa mu buryo bwo kugaragara ku mwanya munini cyane cyangwa se ku mibare yo hejuru cyane mu bijyanye no kuba baca inyuma abagore babo. Ni iki rero kigaragara cyane cyane, abahanzi bakunda guhurira mu mbaga nyamwinshi cyane n'abakobwa, aho mu bitaramo cyangwa se ahantu henshi baba bajya hirya hino hatandukanye, bagahura n'abakobwa benshi cyane, bigatuma bino bibatera irari cyane, kandi n'uburyo binjizamo amafaranga ni uburyo bworoshye kandi akaba ari amafaranga menshi cyane, aho ashobora kwamamaza ikintu runaka cyangwa se ikintu gisohotse ako kanya, bakaba bamusinyira miliyoni nyinshi cyane, kuba yakifotoza ifoto ye yonyine akayishyira hariya bakamusinyira miliyoni nyinshi cyane, kugira ngo akobashe kwamamaza iyi produit igere hanze imenyekane. Ibyo ngibyo rero bituma abona amafaranga mu buryo bworoheje, akumva ko uburyo bwose bwo kwinezeza bubaho ashobora kuba yabushoramo amafaranga yiwe. Ahandi rero baje gusanga ku mwanya wa kabiri ni abakinnyi b'umupira. Abakinnyi b'umupira nabo bagaragazwaho gucana inyuma cyane. Ku mwanya rero wa gatatu nanone ku bantu bacana inyuma mu buryo bw'abagabo, abantu baca abagore babo inyuma cyane, abakinnyi b'amafilime. Abakinnyi b'amafilime cyangwa se abakameramani, abo nabo ni abantu bakunda guca inyuma abagore babo cyangwa se abantu bakundana. Ikibitera kenshi rero bahurira n'imbaga nyamwinshi cyane muri shuti hirya no hino, aho bashobora guhurira n'igitsina gore kibakurura cyane, bikaba byabaviramo gucana inyuma. Ni gute rero uzafata abo bantu bagenda baca inyuma muri ubwo buryo nagiye nkubwira muri izo ngeri zitandukanye nagiye nguhereza aka kanya? Rero twihuse cyane ku mwanya wa mbere, ni iki kiranga umugabo waguciye inyuma? Yes, rero ikintu cya mbere kizaranga umugabo waguciye inyuma, nimba mwari musanzwe mubanye neza, akuvugisha neza, cyangwa se wenda reka duhere ku buryo mubanye nko mu rugo. Nimba umugabo wawe mwari musanzwe uzi yuko mu buzima bwe ataha acecetse cyangwa se ari umuntu ujunjanye, agataha ahita yigira mu buriri, usanzwe uburyo usanzwe umuzimo nyine weho ni wowe ubuzi, uwo munsi iyo yaguciye inyuma aza ari umugabo uri kukubaha, ari no kukwereka urukundo. Ikintu kizaranga umugabo waguciye inyuma, arangwa no kwisetswa, kukuganiriza ibiganiro atajya kuganiriza, amakaye ya buri kanya atajya kuganiriza, ugasanga uwo munsi ni nk'aho ari ubwa mbere mukundanye. Umugabo we nubona ari kugukorera ibintu atajyaga gukorera uwo munsi nta kintu cyabaye, uzamenye ko umugabo wawe uwo munsi yigeze yinyabije hirya akagira icyo akora. Yes, umugore rero we waguciye inyuma aba ameze ati, umugore waguciye inyuma ni wa mugore uwo munsi yaguciye inyuma, ni wa mugore ukorera ibintu kugira. Nimba yajyaga ahisha saa 2, uwo munsi usanga yahishije saa 1. Nimba yajyaga atinda kujya muri dushe, uwo munsi none ajya muri dushe utaranaza. Umugore rero waguciye inyuma, ikindi kintu kizamuranga agasuzuguro. Ibyo byose arabikora, ariko ikintu kiba mu mutima yibagirwa gukontorora ni iki? Ni agasuzuguro. Umugore waguciye inyuma buriya aragusuzugura cyane. Iryo joro iyo umubwiye ibintu byose ubona atabyitayeho, atangira kugusuzugura ndetse no kuguca amazi. Wamuganiriza inkuru, nimba ari ikintu ushaka kumuganiriza, ukumva ntabwo ashaka kucyumva. Iki rero ni kimwe mu bintu cyane, kimwe kiranga umuntu waguciye inyuma, kandi kenshi cyane. Yes, rero nanone umugabo waguciye inyuma, ikindi kintu kizamuranga cyangwa se umugabo ujya uguca inyuma. Umugabo ujya uguca inyuma rero akenshi akunda kurangwa n'ibikorwa akora muri iyo minsi. Umugabo ujya uguca inyuma ntago akubaha, aragusuzugura, kandi niba wajya guhahisha 2 uwo munsi aguhereza 1000, kuko uwo munsi hari ibintu byinshi aba adateze kuri wowe, hari ibintu byinshi aba adakeneye kuri wowe. Akenshi ubundi ikintu gihuza abantu kigatuma banakundana, haba hagati y'abakubana cyangwa se n'abatarabana, kuryamana cyangwa se guhura mu buryo bwo mu buriri, ibyo bintu byubaka urukundo hagati y'abantu babana. Ni ukuvuga ngo akenshi abakobwa nibo bakunda kugira ubujiji kuri kino kintu. Nanagira ngo mbahugure, yego ntabwo mbashishikarize kuryamana, ariko kuryamana biri mu rukundo hagati y'abagabo n'abagore. Akenshi uzasanga rero bubahana muri ibyo bintu, usange koko
yuko barubana. Ibi ngibi bituma rero hazamuka urukundo rwinshi cyane hagati y'abantu babiri. Yes rero njyewe uyu munsi reka mumbabarire cyane nsubikire kino kiganiro hano, nabahaye ibindi bimenyetso, nabahaye byinshi byaburaga kugira ngo muzakomeze rero gukurikirana bino biganiro. Mu kanya ndaza kubahereza inkuru ikomerejeho, aho ndaza kukubwira ibindi bintu biranga umuntu gucima, kandi nanone ndaje nkubwira ibintu ushobora kwirinda kugira ngo ugumane n'umukunzi wawe ugukunda. Njye nari Nsabimana Jean Bosco, rero reka nkomeze kukwifuriza kuza kugubwa neza, kandi nanone nimba uyu munsi utagenze neza cyane, nimba wahuye n'ibibazo cyangwa se ushobora kuba urwaye utameze neza, reka nkubwire yuko Nyagasani Yesu aba aturebera impande zose, kandi uyu munsi nimba bitagenze neza, ejo bishobora kugenda neza. Yes rero hari ubuzima tugende tubamo, haba abantu ba buri munsi bashobora kuba batadukunda cyangwa se batakwifuriza ibyiza, bikaba byatumye uyu munsi utagenda neza. Ariko reka nkubwire ngo ntabwo ukwiye kwiheba, ukwiye kwizera yuko Imana yakuremye yo ibizi uburyo zabaho n'ejo hazaza. Ntabwo rero ukwiriye kwiheba. Uyu munsi nuza kuza kuryama rero uze kwibuka gusenga Imana yakuremye. Ibi ngibi bizagufasha cyane mu buzima bwa buri munsi, buri uko ugiye kuryama cyangwa se buri uko ubyutse ujye wibuka kwiyambaza Imana. N'uyu mugabo uguca inyuma cyangwa se wowe mugore uca inyuma, ibi ngibi bishobora kuzahindurwa n'Uwiteka akagufasha. Njye ni Nsabimana Jean Bosco, rero nkomeje kukwifuriza kuza kugira ibihe byiza. Reka tuze gusubira